Wa mbere uhura nawo igihe amafaranga yatangiye kwiyongera ni umutego wo kumva ko ugomba kubaho ubuzima buhenze. Benshi nawe urimo mukunda guhura n'uyu mutego, kumva ko amafaranga yawe niba yiyongereye, wenda umushahara wahembwaga bawongereye, nawe ugahita uhindura imibereho wari ubayemo. Niba wabaga mu nzu y'ibihumbi 50, kumva ko ugomba guhita ujya mu nzu y'ibihumbi 80. Niba wari usanzwe ukoresha 100 ku bijyanye n'ibiribwa, kumva ko ugomba guhindura ubwoko bw'ibiribwa wafataga ukajya ukoresha noneho ibihumbi 150 ku kwezi. Ni urugero. Ibi rero biba ari amakosa ku muntu ushaka gutera imbere, kuko tunaretse n'ibyo kuvuga ngo bishobora guhita bidindiza iterambere ryawe. Niyo ubyimenyereje nk'igihe habayeho kesi y'uko ayo mafaranga atuma uguma muri ubwo buzima cyangwa iyo mibereho adakomeza kuboneka, kwakira ubuzima navuga ko buciriritse bishobora kukugora kubyakira. Ni byiza rero kumenya ko yari umutego benshi bahura nawo utuma badakomeza gutera imbere nk'igihe byari bitangiye. Ukamenya ko gutera imbere bisaba kubaho ubuzima buciriritse.